ageze mu rugo noneho bamuha icyayi umugore aramuzimana ati mugabo wavunitse uvuye kure mu kazi icyayi kiramukora kimukoze azamura ikintu kiri mu mufuka ageze gutya ya kariso ibirazamuze akeka ko ari serviette arayizamura ngo yihanagura icyayi umugore barayibonye atitsiye noneho tena itariye ye nta nubwo ntumva icyo Sabe yaba yarahungaga oya none se nese rugo uriya mugore bavuga ko atakibana n'umugabo icya kabiri aho bari si w'uwo mugabo si ni w'uwo mugore ni kwa mukuru w'uriya mugore ni kwa mukuru wese yego cyane ku nshuti ni kwa mukuru we ngo ubi Gisenyi wari wagiye Gisenyi ufite umwana uba hanze nawe ngo ujya aremera nyiri byondo ntabyo mwumvisemo si nakumvisemo ako kantu abona ngo Alright, Jalas Official TV. Nanone kandi turabashimiye kubasanga ahangaha imbaga y'ibihumbi 200 rwose mwarakoze cyane kuko bimeza kutwereka urukundo ntago muri bake cyane nta nubwo muri bake ngiye kuvuga ntago muri bake cyane ariko ntabwo muri bake namba muri imbaga rwose yo gushimira kuba mwaraduhugiriye icyo cyizere kandi mubona ko tugenda natwe tubaha amasomo amwe namwe umunsi ku munsi bitewe n'ama case studies abagiye hari tugenda ku byo muba mwumvise kugira ngo mubashe kumva nyine n'ubundi so rero mwarimu Karegeya Omar Jean Baptiste twicaranye hano muri Urban by City Blue niho tugiye kuba tuganirira nanamusuhuza mbere na mbere mubaza nti weekend imezite uri kwisoza ute iraho ntago ndayisoza mukaye ngiye kujyana umwana ku ishuri Nyanza yego kandi nagombaga no kujya gusenga nkumva mu nsengero umwuka uhari ariko ntago ndayisoza urumva ndava Nyanza ryari saa 10 ndava Nyanza saa 11 nta n'umubyeyi ngira ngo uragira weekend bose ni ukugenda ejo guhera ejo guhera no kuwa gatanu kino cyumweru cyose ababyeyi bari mu nkubiri gushaka ibikoresho kujya kwishyura minerivare uzi umurongo wari uri ku mabanki ejo Nyabugogo amabanki yose wageraga ugasanga umurongo ugeze no hanze hahandi bicara reka da kubera za minerivare so rero ntabwo nibyo ngibyo nyine weekend nibyo ku babyeyi cyane iyi ntabwo ari weekend bazaruhuka nyuma abana bose bamaze kugera ku ishuri so rero umwe ndamujyana no munsi ubwo undi nawe nzamujyana mu cyumweru hagati yego so rero reka ne gutinda cyane nkwibandaho wenda nkubaza amakuru yawe ariko nubundi mpite ninjira mu kiganiro nyirizina nubundi ibyo duvuga ni biba bibera hano kuri social media ku mbuga nubundi zitandukanye X, YouTube, Instagram hose ujya kubona ukabona bara breakings ntumenya aho breaking iturutse ariko umunsi ku munsi amakuru agenda aza kandi adasanzwe so rero ngira ngo inkuru bungu iri imbere yoboye izindi muri ino mihanda ndetse nanavuga ko no muri entertainment apari y'ibyayago nyuma yuko nabyo bibafasha umwanya munini cyane murangira yavuze ko tutazongera kubivuga haje indi nkuru nanone y'umunyamakuru bivugwa ko ari Murungi Sabe video rwose abamuzi twayitegereje niba atari nawe barasa kuko abazi Sabe twese ubwo ndi kubavugira abazi Sabe ariko mpamya ko keretse wambwira ngo urasi Sabe utaratinda ntabwo ikiganiro cyacu ari ukwemeza ko uri ari Sabe yego ikiganiro cyacu ni ukumenya ngo birimo iki ntabwo twebwe hano duhimba amakuru n'abakata mutegura imikasi ariko mumenya ngo si impimbi inkuru mvuga ku byabaye abaye Sabe byaba bivuze iki abaye atari Sabe byaba bivuze iki ubwo nacyo tugomba kukireba hanyuma kandi hakaba hagaragaramo n'umukobwa wari urimo amutabara muri kano ka video kagiye hanze bivugwa ko ari umwe mu mpanga nubundi nawe we ntabwo ari bivugwa ko abantu benshi bavuga kuri ari we niwe waranagaragara mu maso cyane paraporo wenda ya Sabe so rero inkuru ni ndende sinzi aho mbona mpera ariko impamvu nyise ndende nuko ibi ni ibintu byabanje kubaho mu magambo none tubibonye mu mashusho kuko hari periode yabayeho uwitwa Karara akora ikiganiro
agaragaza avuga kuri Sabe n'ubundi avuga no kuri no mpanga ndetse uyu Karara aterwa amabuye cyane na benshi bavuga ati ibyo urimo ni ishyari gufuha kugira ute havugwa byinshi vuga ko natwe twabivuzeho na Karara duhuye narabimubwiye namubwiye nti uterwa ishyari n'iki kuba Sabe yabatamira kuri uriya mwana either nawe yaragutamiraga cyangwa se wabaye nyirakigunu uramwima aguta mu bisheke ujya kuvuga Karara twarahuye Nyarutarama cyagiye ndabyibuka manza twarana n'ifotoranyije na nyuma yaho yarampamagaye ashaka ko tugira ibiganiro nanjye ndi mu bamurimiyeho ibisinde kiragiye nawe wowe niba wimana reka abandi bantu niba wimana reka abandi bantu kuki bigutera agashiha yego si we baciye inyuma nturi umugore wa Sabe nturi umugabo wa Ngwino urebe uri mu biki niko namubwiye twabivuze mu kiganiro bugiye turanahura nabwo ati namwe mubwiye live face à face ni muri la dossier either nawe batamiyeho nyuma urikupa cyangwa warimanye none ufite agahari nuko namubwiye nabago dufata kuri space bavuze ati Karara twamurimiyeho ibisinde mbere atari ko ngaho komeza so rero wabuze aho ihera reka nkwereke turareba angle nyinshi ko nta n'umwanya munini dufite turareba muri cadre y'umwuga yego turebe muri cadre y'amategeko ho gakeya kuba ko tutayazi cyane ariko hari bifatika yego turebe muri cadre sociale mu miryango urabizi ko umuryango nawo hano uhafite ikicaro yego noneho ngira ngo ibyo biba bihagije n'ibindi bikeya yego ushobora no kujya mu by'ubukungu ariko gake muri profession mu mwuga turareba uko ikiganiro cya Karara gikoze nuko abandi bantu bagiye bakivugaho na content yacyo hanyuma tunarebe na authenticité ubuziranenge bw'iriya video ko nabyo nacyo icyambere nabonye kibashijweho by the way ntuza na coincidence tugenda muri background y'ibintu byari bisanzwe Sabe ni muntu kuki bibaye inkuru abantu babidiskutagaho kandi nanjye ndabyemera pe ari umuntu watanze urugero ati Rwanda yiguruka buri munsi ariko ntabwo buri munsi twumva inkuru z'Ikanombe ariko iyo haje umuperezida cyane so ubwo rero Sabe si umuntu woroheje icyambere technically kugira ngo ndajya ngenda mpera kubyo nibuka kuko ntabwo ari ibivuga ngo nateguye ngo nimo ndasoma nk'uwigisha icyambere nyuma yasaga ya wa wundi murangira tuje kongera kuvugaho Sabe yasohoye itangazo avuga ko atakiri gukora ibiganiro kubera ko arwaye hashize igihe nyuma yaho biza kuva ko bamwe batangira ku breakinga uburwayi bwe ko ari ukuvunika nabyo bijyaho so nyuma yaho tubona video noneho imugaragaza ari hasi atabasha kubyuka bishobora kuba ari ukuba kuko yavunitse cyangwa se yanyoye wenda sinzi niba nywa atera imetero ikimwicaje hasi ntabwo tukizi abaye ari we ikimwicaje hasi tukizi kuba yavunika ibitera imvune ni byinshi ushobora kuba uri muri siporo ushobora kuba uri mu cyangwa se uhunze umujura ukagwa so kuko muri video nta namwe bagaragaza ko iri cyamugushije igitumye yicaye hasi icya kabiri video nta muntu urakora ntuza urayanariza ngo amenye itariki yafatiweho n'isaha yafatiweho icya gatatu nuko ushobora gusanga ari ifoto ya kera ibyo byose ni ibintu umuntu ashobora gutera ku imetero ariko noneho ubwo ibyo maje gusasira kugira ngo abantu batumva ko nje hano kugira ngo nemeze ikiganiro cya Karara ariko ndagitera imetero kuba ko iyo nteye imetero rero nkafata guhera ku itariki Sabe yavugiyeho ko atagikora ibiganiro n'igihe video ibonekeye hagati aho hakorwaga iki haba harimo no kuba washaka ibizibiti
kuko iyo video iba yarafashwe icyo gihe yagomba guhita isohokera rimwe n'igihe avugiye ngo sinongera gukora ibiganiro. Abari bafite video batinze mu biki iba yari ireyere y'icyo gihe, ariko iyo periode ishobora kuba ari iyo kugenda baremekanya ibimenyetso. Hanyuma ubwo narimo mvuga ku bijyanye no kuba video yaratinze gusohoka, yego yari igishakishwa, ibyo nabyo bigomba kurebwaho. Hanyuma kuvunika kuba yicaye hasi baterura, Karara avuga ko yahise ajya no kwivuriza mu Rwampara. Ibyo byo ni ibintu byabonerwa na facts. Bivuze ko yavunikiye muri Kigali cyane, kandi Karara nawe ntago yazana ibihuha, icyo cyo ndacyumva. Hanyuma uko avuga icya kabiri mu metero nuko umuntu bavuga wari kumwe na Sabe si ubwa mbere bivuzwe, uriya mudamu si ubwa mbere, cyo ni ikindi kimenyetso. So si ubwa mbere bivuzwe ko haba hari affaire hagati ya Sabe n'uriya mudamu. So kuba bitabaye rimwe byongera amahirwe y'uko byaba aribyo. Yego yego kuko na mbere, ariko byose bituruka kuri Karara kuba ari inkuru y'irepeta. Yego si ubwa mbere Sabe avuzweho n'uriya mugore. Yego. Hanyuma ikindi kibura mu nkuru ya Karara, nta wakameye Sabe ahanuka, noneho n'uwatumye Sabe amanuka ntagaragara muri video. Biragoye kumva ko waba ugiye gufata igisambo kikavunika ntugaragare, uvuga wowe washakaga umubonye utirutse aravunitse hita ufata. Muri corona hari case yabaye hano mu Kiyovu kuri police. Umuhungu yigenderaga nta gapfukamunwa ari kumwe n'umukobwa. Umupolisi hari weekend, umupolisi wari ukuriye ngira ngo station yigendera na rava y'umutuku y'umuryango umwe, urumva, amwirukaho n'imodoka, umuhungu ari n'amaguru, abwira abantu mufate uwo muntu, abantu batazi icyo bari gupfa. Yego. Umwe ari mu modoka, undi ari n'amaguru, akagenda abwira abantu mu mabutike mufate uwo muntu, abantu baramwihorera. Hanyuma hari aho yageze, umuhungu umwe amwirukankanye wa mutipe ariruka, rava y'umutuku iraza nayo ikomeza igenda ireba aho wa mutipe rero aza gusimbuka igipangu, akuba akaguru, asimbuka igipangu agana kuri kaburimbo iriya ya kabiri ikurikira Puwaruru, ndahabona agwaho nka kuriya kwasana. Yego. Hari umwandiko twize bitwa Mwindaka wa Mwindwa, uwari umupolisi yahindutse umurwaza. Ko bimeze ariko icyo nshaka kuvuga nuko uko uwo mupolisi yahise aza afata wa muhungu, yafashe uwo muhungu ati ndagufashe, nagushaka, urimo agenda nta gapfukamunwa, ariko nanone uravunitse. Polisi ajya mu mibare, harya muri kashe yacu tugira silence. Yibaza ibibazo nk'igihumbi. Ndakumenyesha ko nubwo nta video nafashe, yego, byarangiye wa mupolisi ashyize wa muntu mu modoka, aranamwiyegamiza, maze igihugu nacyo kimuryaho rifite fandi rwose, gira afandi gira. Narabyirebeye, noneho wa mupolisi nawe akajya tureba, ese nta bene wabo b'uyu muntu baraha, tipe yivireza abatsinda yaraje kwisurira umuntu, turabwitegeza. Ngiye nirebera iyo video y'ukuntu ari kumwiyegamiza, kandi ari utumye avunika, amujyana muri kasho, amugejeje kuri polisi, agumana ya mibare, avuga ati hano nta paracetamol tugira, nta pomade tugira, uyu muntu arabaho ate, ko nta buryo buteganijwe bwo kuvuza abantu bafungiye muri kasho. Abuze igisubizo nyuma y'isaha, aramurekura ati taha. Tipe yaciyeho yiruka, yaciyeho atembera bisanzwe, na yamvune nta hisa akira. Yesu. Ariko icyo nshatse kukwerekana uko ngo niba wirukanka washakaga umuntu ukagira Imana akavunika ubonye utirutse, uwiruka uwatumye Sabe ahanuka ari muri video. Niyo mpamvu nkubwira ngo ushobora kuba atari yubu, ushobora kuba atari yubu, atari yavuba. Kandi Karara nawe ntiyabajije wa wundi watumye Sabe ahanuka,
mu byo yabazaga hari ibyo avuga ngo umugabo ngo yaraje ngo arahamagara ngo umugore ajya kwisobanura ngo aje abwira Sabe wenda Sabe hanyuma Sabe arasimbuka ariko watumye asimbuka yakabaye yaramukurikiye yari akavuga ati ndagufashe ntirutse akajya kumuvuza none wenda akamubaza ibindi yashaka kugira icya kabiri niba byitwa ko barimo bakora baremerana ubwo Sabe byaba byaramaze igihe kuko kugira ngo Sabe ageraho yambara ishati rinete ingofero ipantaro ibyo bifata umwanya umuntu ufashwe atunguwe n'inkweto buriya karara iriya video ngewe wayimpa ari integrality nabikurebera kuko ntabwo bishoboka ku muntu ufashwe ufatiwe mu cyuho niba uwo muntu yari umugabo wuriya mugore yego kuko byo mu mategeko ni we wemerewe gufata yego ariko ntabwo ari kwigaragaza kugira twumve ko Sabe nuvuga ngo iyo umugabo ari we umwifatira aba ari ajyana ikirego aho kirakira yego ariko iriya video ngewe nyibonye umuntu akayanaliza ukazuminga ufatiwe mu cyuho ndabyibuka Kanumba nyakwigendera Kanumba muri filime imwe yego bashatse kumufata yagiye ku mugore wundi umugabo aje akaragisonnye mu gihe ari guparika imodoka Kanumba baciyeho noneho agiye gufata mushwari yes agiye gufata serviette ngo yihanagure afata ikariso y'umugore noneho abariyo yihanaguza ahita ashyira mu mufuka ko serviette wihanaguje ushyira mu mufuka no oya Kanumba yagiye kwihakabyiza ku mugore wundi yego umugabo w'umushoferi none umushoferi atashye akaragisonnye mu gihe yaciye ku parikingi yari iri ku rugi rwo mu gikari Kanumba agomba guca nawe mu yindi nzira babyumva noneho Kanumba yambara ipantaro ati ikariso nzaba nyambara ariko afata iy'umugore bari kumwe ageze mu rugo iyo filime bayita Ndoa Yangu ageze mu rugo noneho bamuha icyayi umugore aramuzimana ati mugabo wavunitse uvuye kure mu kazi icyayi kiramukora kimukoze azamura ikintu kiri mu mufuka ageze gutya ya kariso ibirazamuze akeka ko ari serviette arayizamura ngo yihanagure icyayi umugore barabibonye atitsiye noneho tena itariye ibyo bisobanure ngo umuntu ufatiwe mu cyuho nta na rimwe ushobora gusanga ibintu biri mu mwanya wabyo either gutwara ikariso y'umugore either kwambara inkweto imbusane either kudafunga rase either gufunga igipesu cya gatanu ukagifungira mu cya kabiri ungibukije filime ukibuka impeta isaha iki uwo mwanya ingofero nyine urebye buriya wareba nk'amarase kuko ntabwo wabona uko ufunga rase z'inkweto zaba zifunguye cyangwa inkweto urw'iburyo rwagiye ibumoso kuko ikiba cyihutirwa no gucika voilà izo zose ni metero turi gutera ku bintu bya nose ungibukije filime ya KNC muri za zindi yakinaga kera z'amaudio harahakina akaguhamagara umugore yari yitwaga Fanete nyayuruhago yavuye ahantu kwihakabyiza atahana kapote voilà nicyo ni ikindi ushobora nyayuruhago nicyo ni ikindi buriya kondomu abaye ayikoresha ariko ntabwo umuntu nayo yaba yayigendanye yabura akantu kandi yayigendanye umuganga ariko ku kirenge ntabwo yamukuramo imyenda ariko umugore yabibona yabibona kuko ntiyabona umwanya wo kuvuga ngo banza ugire gute okay ibi nakasa mutwe n'ukwitonda kabisa ariko wenda reka kugira ngo babandi bakata mbahaga clip ye nta nubwo ntumva icyo Sabe yaba yarahungaga oya none se nizarwo uriya mugore bavuga ko atakibana n'umugabo icya kabiri aho bari si w'uwo mugabo si ni w'uwo mugore ni kwa mukuru w'uriya mugore ni kwa mukuru wese yego cyane ku nshuti ni kwa mukuru we ngo ubigisenyi wari wagiye igisenyi ufite umwana uba hanze nawe ngo ujya aremera nyiri byondo ntabyo mwumvisemo si nakumvisemo ako kantu ntabwo ariko mukuru ubwo ni
numvise ngo nyir'ibyondo yatanze na Piriave ngo kuwatanze amakuru ibyo wabikuye hehe nabyo mu kiganiro birimo uwatanze amakuru ngo nyir'ibyondo yamukubise Piriave ariko icyo gipangu tuzagisura tugomba kugisura urumva harimo utuntu twinshi Karara turangira harimo byinshi nuwo bahaye Piriave twakabaye tumubona akatubwira oya Karara ngaramuzana wahawe Piriave ariko urumva ari urusirigonde icyo shaka kukubwira niki nuko nyine umutima umuhanano ntiwuzura igituza abantu bese iyo umuntu ari mu bitemewe agira igihunga ariko normaruma ntacyo Sabe yakabaye ahunga ntacyo Sabe yakabaye ahunga ubyemere cyangwa urore abakata mukata kwica amasezerano ku mpande zombi gute hari umugore wa Sabe wahabonye nta ruhari hawe nabonye umugabo wenda nuko batarabona gatanye ariko umugabo niba atakibana nuriya yumva se uwo muntu akoze mu byuma icya kabiri ntiyavogeye urugo rwe mukuru yamuhaye pasi ahubwo wumve n'uwo muryango mukuru yasanzwe yigira igisenyi akabareka kamutiza inzu Sabe icyo yaguyemo ni bwa busitari umusitari burya niba hari abantu bagenda bubitse imitwe ni abantu bagaragara ku mateleviziyo kuko akantu kose ukoze barakubona ejo nk'iyo Nyabugogo bose baza karegera ngaho ibaze rero ugiye nkajya kwinjira muri za nduruburi zahari hafi kuri ari kanseri cyangwa top chief urumva noneho Sabe ariko Sabe yarakabije ntabwo wajya muri turiya two mu Gatsata ariko hari andi maparitoma akomeye cyangwa n'amahoteli yiyubashye hanyuma rero we yagiye mu rugo rwo muri quartier noneho mu gipangu gituwe na benshi nyir'urugo arahaba uwatanze amakuru arahaba uwatanze pasi arahaba uwatanze icyumba arahaba aho nyumvira ibyo rero urwego ariho nubwo yashatse nyine urumva mu marogi ya feke ntiyajyayo no mu mahoteli aciritse ntiyajyayo ariko hari amaparitoma hari n'amahoteli ya VIP yajyayo akaba arindiwe umutekano aho kujya muri quartier mu gipangu gituwe n'abantu barenze bangahe kuko urumva tumaze kumenya batatu cyane mukuru wa Ngwino Ndebe uwatanze amakuru na nyir'ibyondo bose bakibamo abantu nta mutekano kuko byanze bikunze ugaragara uburiya n'uwatanze amakuru ashobora kuba atarabishakaga ariko akavuga ati akaba yagura mbonye umuntu usa na Sabe kandi Sabe nawe n'ubuzima bwe n'ubusitari bwe n'uko akora akazi byanze bikunze amakuru kuri we abayashaka aho rero niho mvuga ngo ntiyakabaye ajya muri rwego ibi bintu narabivuze n'abakata ntibumve ko ari ubwa mbere mbivuze kuri kesi nabivuze iyo kuri icyo bita GBC gender based corruption inama kuko nkunda kubivuga mbwira abagabo ngo niba ukorera umushahara kora epargne y'10% buri kwezi noneho niwuzuza mu mezi 3 ufata ayo mafaranga ujya ahantu hiyubashye witonze apana kujya gufata mu bakozi igihugu cyaguhaye ngo ubayobore ni amafuti kujya gushaka kwinezeza mu bantu wahaweho inshingano cyane ko byafegita akazi icyo nicyo na Sabe rero aho bihurira ikindi kibigira inkuru ubundi nari nkubwiye ko ntacyo yakabaye ahunga ura mugore ni mukuru na Sanga Sylvie nawe yabivuze nta bantu bakuru bemerewe guteretana ariko aho bibera ikosa mu Rwanda imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu barengeje imyaka 18 ibayeho ku neza iremewe yego ikibujijwe ni kutayigejeje imyaka yego umunyantege nkeya ubwo ufite ubumuga nugeze mu zabukuru no kubikora nta abandi abakuru
kumvikana nta bwenge ntabwo ari ubwenge ingufu donc viole abantu babiri bakuru ariko no ku bakuru hari icyitwa gusambanya ku gahato ni iyo viole nyine abantu barengeje imyaka bagiranye imibonano mpuzabitsina nta bwumvikane byitwa viole iyo nayo ntiyemewe ariko noneho rero viole iza ibindi bitemewe n'amategeko ni ukuba uwo mugirana imibonano mpuzabitsina umufiteho inshingano wani uri umukoresha we uri umusuperviseri we uri umutrena uramwigisha kuri Sabe n'uriya mugore rero biriya byakwitwa icyaha kubera ko uriya mugore bivuga ko Sabe ari we wamwinjije mu kazi donc ni nka menta we yego cyo nicyo donc nuvuga ngo ubu umuntu usumba mu nshingano umuntu ubereye imbonera donc nuvuga ngo hari kesi zagiye ziba uri tuvuge uri umu by the way muri kesi ndaza kubivuga muri kesi ya wa mugore waje kwa Pastor Claude batereye ivi uriya mugabo wamutereye ivi ngo yigeze kuba icyangugu ari umusekirite umugore wa kabiri babanye uriya bavugamo ngo wabumbogo uwo mugore yari umusekirite undi amubereye superviseri amurongorera mu biro bimenyekanye ku kazi amugira umugore baranasezerana ibyo ntabwo byemewe biba byinjiye mu bitemewe superviseri ni nka youtuberi dore abantu umunyamakuru muri rusange aba twita abafana n'abakunzi kirazira kikaziririzwa yego abaduha amakuru kirazira kikaziririzwa abayedita bacu abakameramani kirazira kikazirizwa n'abaje kutwigiraho akazi Sabe rero birinjira muri iyo cadre kuko uriya mugore bahujwe n'akazi rero na Sabe ntiyakabaye agombera umuntu waje ngo amwigishe akazi n'amafaranga afite kera nkikora ahantu noneho ntago ndahavuga umugore umwe yigeze kwigira Kabushungwe azana chantage kubera ko yicaga akazi ahimba chantage akajya avuga ngo umuyobozi we aramumaritereta amusaba umuyobozi nta mugore yari afite ariko yari yaramwigeze umuyobozi nawe amumariraho mu nama rusange aravuga ati wagicucuwe nkorera amafaranga nk'uko ubivuga nkorera amafaranga ndi muzima iyo mbipanze njya kuri kabisa umuntu ukorera 200,000 ntiyakagobye no kujya muri mu burogi bwaha cyangwa umukorera miliyoni mu burogi bwaha ngaha no genda pourquoi pas utajya Kampala kuki utajya Bujumbura kuki utajya Zanzibar uriya ndarika gusa araza kuba ko bishyigikiye yes nababwiye ngo batyaze imikasi ntago mbishyigikiye donc urumva icyo ntashyigikiye ni iki wijya mu bo uhabwa n'ishinga uba ufite w'inshingano ufite amafaranga urahembwa tegura bifatika so na Sabe ntiyagomba ikosa rya Sabe ntiyagomba gufata mu bo bamwigiyeho akazi ntiyagombaga kujya mu gipangu kibamo abantu cyo muri quartier ibonetse yose amafaranga afite aho Burayi cyane uburase nibura kwishyura itike y'indege yawe niyo ubo mujyana abandi baravoyaje oya uwo muyobozi niko yasubije uwo muntu avuga ati ndi muzima nkorera amafaranga niyo nabitekereza si wowe natekereza nzi icyo amategeko avuga kandi nta nubwo uri bubo natekereza ndabipanga nkajya kure je vais loin niyo terime kure je vais loin kabisa ubwo navuze kuko hari abantu bigeze gufatwa buryo ibyo nashaka kubwira niba uri meya yego ushaka gutereta umugore uri ku rwego rwa gitifu jya mu kandi karere byibuze
niba uri gavana ushaka gutereta meya jya mu yindi ntara aho nta kibazo. Yego. Niba uri komanda w'agace runaka witereta abapolisi bo muri ako gace jya mu bahandi. Ariko n'ubundi iyo umurushiranka n'ubundi ukimufite mu nshingano ibyo ndabiretse. Nzi kesi yigeze kuba mu mujyi wa Kigali muri tuno turere uko ari dutatu marerezwa byarangiye bafashwe ariko mu mategeko ntacyo bya kubera ko umwe ari gitifu w'umurenge mu karere kamwe. Yego. Asohokana gitifu w'akagari mu kandi karere bajya hehe nanone mu yindi ntara bajya ku Kibuye. Nyine nubwo nyine umugabo wa gitifu w'akagari nawe yarasanzwe ari umuntu nawe ukoranya amakuru none byarangiye abimenye ariko bimenyekanye mu mategeko ntacyo kuko ntabwo amufite mu nshingano. Yego. Ntabwo gitifu w'umurenge muri Gasabo afite inshingano kuri gitifu w'akagari muri Nyarugenge. Uranyumva? Ni nk'ibyo. Buriya Sabe iyo byari kuruta iyo agirana affaire n'undi muntu wenda nk'umukozi wa Yongwe TV atarigeze akorerayo stage. Yego. Buriya reka nkwereke ikindi ibintu urugero. Buriya yake ikiganiro cyanjye narindi naho cyangeze urahibuka. Iyo nza kurengaho nanjye ndanamukunda kubera ko kuva kiragiye ntabwo turavugana nta follow up nanjye nahise gisiba. Urabyumva? Iyo ukora ikosa oya yaba n'ubu tukivuga akaba telefone yanjye bakabona ubushuti hakagira ikivamo byakwitwa ko ndi kugendera kuri bwa buvugizi namukoreye cyangwa uyu mudamu uriya mudamu w'umumetisi birukanye mu nzu itukupa. Yego. Uriya nawe buriya tuvugana ari bumpamagaye nkamugira inama niba ari ikibazo cy'abavoka niba ari iki byakarangira. Yego. Urebe n'igitanga kabyore naba ntandukiriye no mu bintu yaranambwiye ati shakira umukira w'ibi bintu harimo ibyo nakenera ariko sinshobora. Ejo bagisange wajya ati umugabo nagisange wajya ati kumbe wakoze inkuru ngo aguhe usahure. No kwitonda aho ibyo ngibyo mu mategeko byakurura Sabe kuko yafashe umuntu yakuruye umuntu ngo amubwire amwigisha akazi birangira amugize umugore. Sanga Sylvie we kuri space yanavuze ati dore ibintu byabamo ibyaha nemeranya nawe yavuze ati abantu ni bakuru cyo ni icyambere ariko niba Sabe ahamagara abantu ngo abigisha akazi agira ngo abasambanye ni exploitation. Yego. na gender basic corruption. Ati niba ahamagara abantu ngo batanga ubuhamya bashyire hanze abagabo babo berekane weakness z'abagabo babo kugira ngo abereke ko ari we mugabo birangire yujuje inshingano babagabo bari bafite. Ati ibyo nabyo ni cyaha ngo niko Sylvie yavuze. Yego. Niba donc guhamagara abagore ngo batanga ubuhamya agira ngo be expose abagabo babo ingo zisenyuke azinjire ibyo byamukurikirana byaba ari ibindi. Banyumvise? Aho rero niho n'abanyamakuru bagomba kumva aho niho abanyamakuru bagomba kumenyera responsibility zabo. Umuntu niba guhaye amakuru ugakora ubuvugizi siba abo umugore abo umugabo sibi nimero follow up yireka izakorwa n'abandi banyamakuru aho kujya ugwe mu cyaha kwirinda kururu. Yes. Nukora nuko wenda ndaba ntandukiye ngiye hanze y'ibijyanye n'uburiri. Dusipoze ukoze inkuru ya expropriation. Uvuga ko abaturage batabaye exproprié. Yego. Birangiye babahaye amafaranga. Wowe uracyabahamagara cyangwa bakaguhamagara ngo ngwino ngo dusangire fanta. Yego. Icyo gihe wowe uri mu makosa. Uri murinjira mu mafuti. Ntabwo inkuru wayikoze by'umwuga uyikorera rubanda urabyumva n'ikigo cyayigutumye byararangiye. Ntagomba guhembwa mu byo wa wundi waguhaye amakuru yungutse. So rero muri iyi kesi byinshi biraba abantu bakuru tukabyita nayo ariko ubikurikiranye
kuko byagora kumenya ko kuko ufite serivisi anga yavuga ati abantu bakuru bemerewe gukundana nanjye ndabyemera ariko abantu bafite icyo bahuriyeho umwe ari hejuru y'undi urwo rukundo ntirwemewe ntabwo rwemewe mu mategeko rwagukoraho abantu bakabaye babyirinda abantu bakabaye bagira bate babyirinda mu kazi mu nshingano in general hose byose nabivuze ariko ibirenze ibyo hagati y'abantu bakuru barengeje 18 babyumvikanyeho nta cyaha kirimo mu Rwanda ntacyo sibyo se ntacyo pe icyo cyo ntacyo ikiba gisigaye ni feasibility birakorwa bite nta kwiyandarika kubayemo nta kuraburiza urabyumva naho babyita gusenya ingo ntabwo reka nkubwize ukuri hari ibintu ntajya nemera abanyamikasi mutegure hari ibintu ntajya nemera gufuha bishobora gusenya urugo kurusha gusambana icyo ni kimwe urugo rusenywa nuko umugabo yasambanye cyangwa umugore yasambanye ruba rusanzwe rutari rwo iyi kesi nayivuze ku gihe cya Pamela ku gihe cya Debeni babwira abantu babigize birebire ngo yakoze kwikarisha cyangwa ngo ishanga yewe se Pamela niba yiturije murashaka ushobora gusanga ifuhe rikomoka kuba umuntu kandi nkunda kubivuga bazakate bazaro nkunda kubivuga ko Imana ni umuhanga ukomeye cyane ariko ntigeze iteganya ko igitsina cy'umuntu cyagenewe undi umwe kiactiva ntabwo yigeze ivuga ko kigenewe undi umwe yagihaye ubushobozi bwo kuba cyakoreshwa mbere yo gushyingirwa na nyuma mbere mu gihe na nyuma icyemerera no kuba cyakoreshwa igeragezo yego iyo iza kuba ibizi ko cyagenewe umwe nyiracyo uwo cyagenewe yajya asohoka kikifunga cyane ntigikore kikaba inebute rwose tubyumvikane gutyo so rero ibisenya imiryango ni ugufuha n'uburyo tumanaginga amasantima noneho n'umuco twabayemo ufata ibitsina nk'ibintu bihambaye tabu nta kiri cyo niba tademystifia ni ingo nizo zisenya ese kuki gasanga ni nk'ari cyo ki yegura ariko ubundi mu bintu bihuza umugore n'umugabo igitsina gishobora kuza nko kuri nimero ya 35 na kabiri na gatatu kiri kure ariko societe iyo ikakishyira imbere yego kandi ntibazi ko utagitangwa waba uraye ngo bikunde ntibazi ko utagitanga ushonje ngo bikunde ntibazi ko utakunda ukennye ntibibaho ibyo nibyo bibaza rero abantu babanza umufungwa ni ubana cyane ariko noneho umuntu yakuremera ugasanga umuntu ufuha akihanganira ko watera inkunga umuntu 500 akabyihanganira kandi usahuye urugo ariko yamuremera agaturuka urumva iyo myumvire wowe nitwe tugomba kubigabanya yewe ofete ibisenya urugo ni ifuhe n'uburyo tumanaginga amakuru ajyanye n'imibonano mpuzabitsina yabo twashakanye yego abaye bimanaginga ingo zirakomeye cyane rwose ibyo abantu rero bagita ngo ni ugusenya urugo babireke ntabwo ari byo abantu benshi bararemerana ariko wishyuye minerivare wishyuye ikode wajyanye abana ku ishuri mu rugo bariye umugore arambaye so what ibindi se wabikondora ukazageza wujuje inshingano voilà kandi iyo utuzuza inshingano izo zose nta na kimwe wuzuza ukamera nk'uwakandagiwe n'intama n'ubundi ukaba uri naho utarenga urugo ntibibuza ko usenyuka utarukorera so icyo bishatse kuvuga rero ni iki ingo zisenywa no gufuha n'uburyo tumanaginga amakuru ajyanye n'ibitsina byabo twashakanye yego ibyo nibyo bizisenya iyo rusenywe kubera ko umuntu yaremeye undi ruba atari rwo
nigeze kukubwira kesi y'umugabo wabaga mu bice bya Nyanza oya ntabwo ari hano nabivuze baza nabivuze kwa Karere Ijabo hari umugabo wabaga mu bice bya Ruhango bamuhimbira kesi ngo yasohokanye umunyeshuri hano Kacyiru birasakuza bahamagara umugore araza ati twitahire yavuga ati baranatinze ni ubwa mbere se ngwino dutahe biba birarangiye ababizanye none kabisa none se niba wasize uhashye warihiye abana waguriye so urumva abantu ntibanyumve nabi ariko nkunda bizanye n'abana hari na benshi mu bankurikiye bavuga ngo ibyo bintu ngo babidefanze nuko kuri ntago bihimba buriya urugo rusenywa nuko umwe mu barugize yasambanye ruba rusanzwe ruzasenyuka kuko ntirubasha kwihanganira ingeso kandi basezerana ngo yaba muzima cyangwa arwaye. Icya kabiri abantu bademystifiye ibintu bijyanye n'ibitsina. Hari akantu nigeze kubona umuntu asharinga avuga ati niba kubaza umuntu wagutwariye umugore cyangwa wagutwariye umugabo ntuzare wo basambana kenshi uzare wo baganira kenshi. Uzi ko umuntu abantu bashobora kuvugana amasaha 18 kuri 28 kuri WhatsApp niwe kuri call niwe kuri SMS niwe ariko ntacyo nta bire batarengaho. Yego nagacupa bagagasongira yakwitsamura turakire yarwara akamugemurira ugasanga hari kurusha wa wundi basezeranye akaramata uwo niwe wamutwaye yaba muha yaba atamuha yaramutwaye mu mutwe niwe aha bizari mbona akagero keza Eddy Kamoso amaze imisi asohora utuntu avuga ko abagabo benshi batwawe na Scovia ibintu byose mu rugo babumva Scovia abagore nabo batwawe na Rutayisire donc aho bari hose baba bumva ikiganiro cya abagore baba bumva ibiganiro bya Rutayisire abagabo baba bumva ibya Scovia buriya bariya nibo babatwaye kandi nibaza ko bose ntibabazi nta numwe urahura n'undi face to face cyane uranyumva so rero abantu mu bisenyi ngo rero mu bintu bisenyi ngo nuguha agaciro igitsina karenze. Icya kabiri nabyo narabivuze mba nanga kwivuguruza ariko mbonye intebe baracyabaho abantu bazambarize niba musaza witwa mbonye intebe wigishaga utaragihari yajyaga tubwira yigeze kubivuga muri defense y'umukobwa witwa Devota ngira ngo w'igitaramo abantu barimo bafata ko yakoze inkuru ku bantu bitumba bwe mvuze bitumba ni nk'abo mu Migina cyangwa se Matimba ndabyumva mbonye intebe aravuga ati ibi bintu ni birwanya ahubwo ni redistribution des revenus kongera gusangira ibyo twinjije gusangira n'abandi ibyo twinjije tubaheho. Ndabizi ari umukunzi wanjye udakunda kwemera iyo kuri iyo ngingo. Icyo bivuze ni iki ese koko kuremerana birasenya tureba ibyo bya bindi byubaka urugo byose minerivare imyenda ibyo kurya iki ese niba ikibi ni ukugira ngo iryo remerana ribemo ingaruka genda gake ribemo ubuhemu no kuba ari abatabishoboye ntabwo ari buri wese ubyemerewe ariko nzi abagabo mwigeze kubivuga dukora ikiganiro kuri meya wa Nyanza urabyibuka ndabyibuka nta kesi nakubwiye y'umudamu wari ufite umugabo ufunzwe akajya akabana n'uwo mu biturika bakajya banasohokana bagendana ariko nkubwije ukuri abana b'uwo mugabo ufunzwe bose bari muri za masters na doctora hanze kuri konte yande babikesha vuga izindi ngero mbere yabo hari abantu ahangaha baba barize kubera diro hari undi mugabo nzi rwose benshi baba batagihari ariko hari uwo nzi nyine yinjiye urugo ageze muri urwo rugo byabaga birangiye yego buri kimwe
buri kimwe rwose amashuri y'abana inzu gukodesha inzu guhaha byose rega na mucuti wanjye wa wundi bavuga ngo nabereye umuvugizi ariko se ubundi banuza bose siko ndamusuhuje ibyo tuvuga rero ngo kuremerana ngo bisenye ingo bisenye izisanzwe zidahari nzi abantu benshi babayeho n'ubu bagihari baba bazi neza ko rimwe na rimwe akaba azi ko mugenzi we afite inshuti ariko basangiye umugore akabana n'umwana akavuga bakamumanaginga bombi sibyo ibi byaje kuko ibisenya urugo n'ikise ni ubukungu bukeya ni ubujiji ni inzara ni ubukene ibyo byo ni direct ibindi biza nyuma kandi buriya noneho imibonano mpuzabitsina iziherekeza ibyo bidahari utariye wambaye ubusa utize bakwirukanye mu nzu udafite aho uba urara unyagirwa byava he abantu bagiye babanza bakemura ibyo ayo ni amasomo aturuka kuri iyi kesi impamvu ibyasabye kuba byabaye kesi nabitanzemo na komantere ahantu bari muri space ibyabigize inkuru d'abord ni Sabye ubwe uko asanzwe azwi ensuite ni ukuba uwo bari kumwe yaravuzwe yarasanzwe amuvugwaho kandi bafite aho bahurira mu kazi bakaba banazwi bafite aho bahurira mu kazi naho ubundi bisanzwe happy kabisa sha vraiment reka nkubwize ukuri urugero natanga ni nk'uruhera directeur w'uruganda rw'umuceri yego directeur w'uruganda rw'umuceri agiye uruganda rw'umuceri rwenda rwo muri Gatsibo akagenda agatereta akagirana urugwiro n'umuntu uranguza isambaza ku Kibuye iyo nta kesi putize hari aho bahuriye se kandi ni bazima ni bakuru cyane cyo nicyo abantu oya ntibikadufata umwanya ikintu wavuze cyo kuba umuntu atagomba guprofita umuntu mu ntege nke voilà cyo nicyo byagorana kumenya ko urukundo rw'abantu bahujwe n'akazi n'inshingano byagorana kurupuruvinga kuko niba ari umwarimu n'umunyeshuri bashobora guhita bavuga ati uyu munyeshuri naho yaba ari umuhanga bati mwarimu amuha amanota ntaba kibaye donc ubwo ntaba kiri umunyeshuri mu kazi bakavuga ati umukozi arakora neza yazamurwa mu ntera bati ni ibi ngibi ari kubikesha ndabyibuka mu mwarimu sako bigeze kubivuga muri assemblée générale ndayibuka yabereye Alpha Palace yari ikibaho yego bavuga umukozi wakoraga kuri gishe akaba ari buba indashyikirwa buri mwaka bakamwongeza 15%. Ibyo babirego wari deje 15% yashobora kuba yarakoraga neza ariko aho byapfiraga nuko indashyikirwa bayiha ikintu itahana ariko no mu kigo kiyobowe neza kugira ngo abakozi bose bishime wirinda ko umuntu abindashyikirwa kabiri kikurikiranyije we yabibaye 5 bashyiraho 15%. Babivuze muri assemblée générale nari impari nk'umunyamakuru n'inkuru narayikoze ariko ntabwo ibyo nabivuze muri Alpha Palace narayikoze banampaye giti kugira ngo bajye bumva ko ngewe ibyanjye nta mazina iyo nkuru narayishyuje bayampaye nyuma giti ni yandi baguha mbere washaka ntuyikore nge bayampaye ari uko maze kuyikora ibyavugiye muri iyo nama byavugwaga ko hari umukobwa ukora kuri gishe ubaye indashyikirwa inshuro 5 zikurikiranyije bamuha 15%. Ibyo byavuga resultat nuko uwari deje umuryango nanjye hari company kandi uwo mukobwa ashobora kuba yarakoraga neza pe ariko ibyo hari company z'ibya bet ntari bivuga izina ewana umuyobozi wayo kuva kuri ecara abafite ukuntu agomba kuba ameze neza abacaho ntacyo ubwo nyine oya nzabwira mu piganyi muri GBC arebe no mu bigo bya betting kuko ubushize yes
muri GBC gender based corruption y'umwaka ushize ndibuka transparency nababwiye ahantu hatatu batageze ubwo turongeraho na betting ahantu batageze muri sport ntibari baragiyemo mu madini ntibari baragiyemo urumva na za betting ntabwo bazigiyemo oya hari n'ahandi bazarebe mu madini muri sport muri betting mu ma bank mu ma assurance no mu ma company ya telecommunication ariko ibyo bya nyuma mvuze bishobora kuba byarabazwe mu bikorera ariko bazagire bazabidetashe yego so ibyo birahari cyane abantu rero muri make ikiganiro nk'iki kugira ngo tube tubivuga umuntu yakaba yirinda pe uwo mufitanye diro ariko niba ufite hoteli Remera kuko icyo gihe muri GBC bavugagamo umuntu ngo bavuga ngo iyo uryamanye na manager arakuzamura akakuha kujya gusasa muri VIP ntundabaze bati no muri VIP habayemo abantu baba boss batanga tip urumva manager n'umushashi wo muri hoteli ye ibyo bakabiretse kuko niyo mpamvu babishyize muri raporo ariko ntabwo bashyira muri raporo umuntu ufite hoteli Remera ufitanye deal na kontabure w'imusanze abo ni bakuru ni bakuru abo ni bakuru cyane reba ibiganiro nikorera ejo usanganye n'umukinnyi wa futi y'abakobwa sinjya nkora kuri siporo ariko basanze umunyamakuru uripotinga kuri siporo bakamusanga n'umukobwa ukina football y'abakobwa urumva ibyo ni ofete kuri Sabe ikibazo kiriko nuko uriya mugore basangana muri sino nta nta bindi ndumva ibyigenzi twabivuze Sabe ni muntu ki wo bari kumwe ni muntu ki asanzwe ameze ate hanyuma tukareba technically kubijyanye n'iriya video mu buziranenge bwa video naho harimo ikibazo ikibazo buziranenge bwa video ikibazo kirimo nukumenya ngo ese koko ni yavuba niba yarafashwe icyo gihe agihanuka kuki batabitangaje akimara kuvuga ko atari gukora hanyuma icya kabiri watumye asimbuka ari ko hari umukecuru ubaza wa mukobwa ati bise n'umugabo wawe nta mugabo ugaragara muri iriya video uwakanze Sabe ari urabyumva uwatumye Sabe asimbuka ari mwese yamukanze arasimbuka undi nawe ariruka ngiye rero nabanje no kugira ngo ibyo byo gusimbuka kuri akuntu watanze inuza ya kabiri ishoboka by'uruyamba ngiye nibyo nabanje no kwitekereza cyane uruyamba rushobora gufata umuntu uriya mukecuru ubundi uriya mukecuru abajije uriya mugore ngo ubundi yashakaga iki uriya mukecuru we ntabwo ntiyabafitanye isano na wa wundi bahaye preavi kuki abajije uriya mukobwa ngo uyu ni umugabo wawe wese ubonye abantu babiri badahuje igitsina ngo guhita ubabaza niba barashakanye umugabo aricaye hasi yaguye umugore ari kumwegura amatsiko ati se umugabo uri kwegura n'uwawe ibaze amureke se atabaye wese yamureka subutabaza ni gute wowe umukecuru waza uje gutabara ukahura n'undi muntu ukabaza ngo ni umugabo wawe ahubwo wakameye uwakameraga yari kure niyo mpamvu wabonye isura ya Sabe itagaragara neza yajyaga kugira uriya mukecuru yambaye iby'umuhondo cyangwa umutuku akamukingiriza ariko umukecuru kubaza ngo ino ndebe niba Sabe ari umugabo we yashakaga iki abantu b'iki gihe twese twaba ayo makuru yamara iki ku muntu wavunitse n'uri kumutabara ariko mu rwego rwo kumenya ati wenda bigenze bite se mwari musereye umuntu baza atyo ntabwo ari umuntu usanzwe no mwagafatanyije mugaterura umurwayi mugahamagara abatabara mugahamagara ambulance ariko guhita ubanza kubaza ngo niba umugabo we havunitse ikirenge ibindi n'ibiki abantu b'iki gihe yawe ngo ni umugabo wawe icyo kibazo ntabwo cyari ngombwa niba turi gutabara cyaramukomereye ngwino cyaramukomereye yagisubije nk'aba mupolisi atubaza ati muri bene wabo w'uyu muntu waje umwirukangana ntudusanze waje umwirukangana tuzi aho umukuye ariko nyine imihanda bavuga n'abantu babyita imihanda yahiye kuko Sabe ni umuntu mugari kandi koko de grand nom fond de grand titre
ntabwo ari we wa mbere uvunitse. Yego. Ni izina. N'iri joro wasanga havunitse batanu ariko cyane rwose. Nuvuga niba ari miliyoni igukurikira ibitegereje no kumenya amakuru yawe yose cyane. Niba ari 100,000 ndumva muri make keretse hari icyo nibagiwe kuko numvise kadire zose bazigiyeho yaba profession yaba amategeko. Igisigaye ni ukumenya na Karara kuki ari interese kuri biriya bintu. Icyo cyo nakindi ko iyo dossier nawe ntabwo ari innocent. We yagaragazaga ko cyane ngo ari kubivuga mu rwego rwo provinga abamwikomye cyane nanjye ndimo. Yego. Nanjye ndimo. Avati noneho azanye ubwino. Ahubwo ikintu kidasanzwe ariko cya kintu wavuze mbere uti amakuru yose asigara ubucuruzi nuko yavuze ati ngiye kubaha episode by episode. Yagakoze ariko nawe duhaye umukoro natwe urabona natwe turimo turamufasha turimo turakora kugira ngo n'abanyarwanda bamenye ukuri kuri ibyo bintu. Niba dufashe n'ingamba zo kujya azajya kuri kiriya gipangu cyangwa tukamenya uriya muntu birukanye haraho tugomba kubagira no gufatira video ogi tukayipima tukareba niba igize kugira ngo abantu bamenye ukuri. Ntabwo wahamya ko ibyo yavuze byose 100% ari ukuri, ariko abavuga ko yinjiye muri privacy ngewe ntabwo icyo nakimushinja. Oya, public figure biba byarangiye nta privacy ugira. Wape n'ideni ryo mu kabari bararivuga kabisa cyane. Arewe wari uzi ko public figure niyo ukubise umugore bimenyekana, niyo utonganye n'umwana biramenyekana, byose bibi nkuru. Gusa aya makuru navuga ko Saberi yaragerageje kuyarinda. Impamvu mbivuga ni iyi, hari igihe na hostinze umukada abivugaho ati aravuga ati muri celebration ya miliyoni ati umugore mwarahamubonye ati nzaza mbabwira ubwino. Umugore wa Saberi nta wari uhari. Ati nzaza mbabwira iby'impamvu yo kuba atarahari. Icyo gihe Saberi amamagara ati jarase ngiye n'umugore tubanye neza tumuramenye ariko ibyo ni byo ariko kubivuga nta nicyo binatwaye. Ntago kubana neza ni kimwe umugore ashobora kuba yagiye gusura nyirasenge cyangwa ari hanze, ariko kuba yabitangira ibisobanuro ni ngombwa. Kuba twakwibaza impamvu kanaka none se uko byagenze bya meya wa Nyanza tugomba kwibaza nekoma byabaye inkuru ko ari meya, sibyo se? Kandi mu muhango ukomeye none natwe turakubonye uri guserebura miliyoni n'umuhango ukomeye. Tugeze kugira speaker wa bunge ubwo umuvugizi bamwita wiki nkakura mu kabarisa yarameze umuvugizi nawe ariko perezida w'inteko y'abadepite. Tugeze kugira perezida w'inteko y'abadepite utarubanye neza n'umugore w'isezerano. Umugore w'isezerano agatura gira ngo muri quartier imwe, ariko akaba yifitiye ibindi biro. Yego. Uzi cyakorwaga iyo habaga ceremony bagomba kuvuga ngo nyakubahwa perezida w'inteko na madamu bagomba kuzana wa wundi w'isezerano kabisa, bakaba bari kumwe mu birori, ariko ku mutima rekada, mu buriri rekada, mu nzu rekada. Yego. Pour des raisons za protocole. Kuki ufite umugore wawe adahari utanze inkuru ufite nitwe tuzitanga mwaba mubanye neza nawe waraje kwizora ngo tubanye neza. No, ntabwo bivuze ko mubanye nabi, ariko tubwire ari hehe afite ikizami yagiye gusura nyirasenge, arwaje umuntu, ari mu butumwa bw'amahoro, yagiye kuvuza umwana, yagiye gukingiza, bivuge. Ariko barabyibazaho ni hame userebura miliyoni umugore adahari gute? Ari mu butumwa wamutegereza none public figure ntabwo mana yanjye we hari by'ingenzi nyine. Niyo mpamvu n'ubu nkubwira ngo byabaye inkuru kubera ko ari kumwe na menti we, umuntu yigisha akazi yamwigishije n'ibindi bibi inkuru. Ntabwo ari n'importe iburiya twashobora kumusangana nabitanzemo urugero, ariko nakubwiye tumusanganye n'umutekinisiye wo kuri Yongwe TV byo bisanzwe, ariko barumva bose ni mu itangazamakuru. Ariko tumusanganye na tumusanganye wenda na gitifu w'akagari ka Saruheshi atari umukozi wa Mineroke finish. Urumva tungu hari ibintu abantu uko kwigize nangiye kubyibuka, ndimo ndabyibuka cyane. Abantu benshi hari imitego myinshi
abantu bashobora kuba bantegeramo cyangwa bakanyitirira ibintu ariko nkazirinda kweri nkacira birura urumva akantu gato ubu ngiye niyo mpamvu burya n'abadukurikira benshi buriya guhura nabo ni gake muri fete nka kuriya bakaza mu ruhame bikarangira yantumira mu bukwe nkajyayo isaha n'isaha bigize uti wa muntu usharinga cyane burya nicyo apfana na karegera ugasanga ibintu bihinduye isura bihinduye isura so rero ni byiza ko abantu bagomba kwigengesera ariko amasomo ikindi kintu navuga dusoza karegera ni uko abantu bagomba kwemera ko buri muntu agira black side ni iki ni ukuvuga ngo igihande kitagaragara igihande kirimo ibintu by'inengezi nta n'umwe utakigira kuko hari ukuntu abantu expecting umuntu mo miseke igoroye abantu bandese ibyo baba bafite ibyo birengagije nta muntu gutese ahubwo icyo duharanira nyine nuko muri public tugomba kugaragaza white side niba wari uvuze black side donc muri societe muri rubanda mu ruhame tugomba kugaragaza ya side nziza kuko iyo ugaragaje imbi niho bigenda bikaza no kugongana na ya mategeko yego sibyo yego ndabyibuka ubu gitifu wa Gahanga bigeze kumfata muri corona nagiye mu kazi noneho nkora commande ya brochette hariya ikarembure nkunda kubivuga abantu barabizi nawe kubaza mu mukwabu aho nicaye n'umushoferi n'umudirecteri n'undi mugabo w'inshuti twicaye dutegereje brochette yego baje abanyerondo na patrouille ije babandi baragenda n'umushoferi wanjye agendamo hanyuma bati icara mu modoka ndababwira ndicara kuri ino ntebe turavugana birangira banjyanye ku murenge ngeze ku murenge igitifu na komanda turaganira basobanura uko byagenze igitifu aranyumva ariko ampa amasomo icyo nashaka kukubwira uburyo umuntu yirinda yarambwiye ati nyakubahwa munyamakuru burushete hariya ku muhanda si yawe niyo yaryoha akajana tena muri bino bihe ahitamo urugero arambwira ati uku ndeba nkunda ikigori cyokeje nkunda ikigori atariko iyo nambaye costume iyo ndi mu modoka y'umurenge iyo nambaye izina ngo gitifu sinshobora ati ndakireba amazi akuzura akanwa ariko sinakigura atariko iyo nibeshye nkajya mu wundi murenge cyangwa mu kandi karere ati ndabigotomera ndisanzura iyo niyo ya yindi ya side donc hano tugomba kugendana umwambaro wera wo kurimbana ibindi tukabisiga iwacu so rero nta muntu udafite umwambaro arimbana n'uwasiga mu rugo cyane wo gukorana rwose turawambara cyane kuko hano tuba turi muri rubanda yego tugomba kugaragaza ko rubanda ibyifuza ni nacyo amategeko aberaho yego iyo wigaragaje binyuranije n'uko community bishaka ugwa mu mategeko niyo mpamvu abantu bicara bimunyamunya none se urumogi baruca benshi ntibaba barushaka uzi ukuntu hari abarukunda mu mboga harusekurana n'agasombe cyane abarunywa mu cyayi ariko baruciye wirinde ko rwakandagira iwawe cyangwa se abantu hakandagira ukarutunga ari ifu ushyira mu cyayi mbese ukabikamufura bishoboka ariko ntiwaruhinga yego barusanze mu ifamu yawe wabisobanura kandi wenda ari uko uyisoromeraho ugasekura mu isombe ugaha abana ubuyoka bugacurama uranyumva ariko nese twirwa turuvumagira ariko twese turwanga ariko ntabwo twese turwanga ntabwo tuyobeye ko ari umuti yes ariko amategeko abereho kugira ngo arinde rubanda niba abantu niba twe tururya mu isombe cyangwa mu cyayi
tukarunywa mu cyayi abandi bakarutumura umutwe ukayayuka batanariye rimwe na rimwe barangiza bagacumba urugomo amategeko n'icyabereyeho natwe tugomba kujya muri uwo murongo wenda ngewe shobora kurukoresha singira icyomo ariko se amategeko areba abanyarwanda bose nanjye njya muri uwo murongo nkaruzibukira kandi narwanze babyumva so ya black side rero ni yukuba ugomba kugira ibyo wigomwa kugira ubare na societe muri societe ujyana ubaho mu buzima bw'ibyemewe kabisa sino yo cyane bo abantu twese nta numwe buriya nundi wese burya abantu nyine realite authenticité y'umuntu uyibona hanze y'akazi nibwo umenya who he is iyo akuyemo umwambaro w'akazi njyewe Karegeya hanze ya mikoro afandi atari muri iriya myenda atari no muri zone y'akazi mwarimu atari ku kibaho babyumvise umudepite atari mu nteko arewe mu kabari mukabisa wari umudepite wanyawe wabaye wowe ruvuga ngo kamere zacu tuzigaragaza hanze y'akazi hanze y'ibiduhuza na rubanda ariko ntabwo wahora wikokobetse ka meme umuntu anyuzamo akarelaxi niba ufite umwambaro wa leta uzawujyana no muri pisine cyangwa mu mashyuza no muri pisine uri meya ariyo mu karere nabyumva ariko niba uri meya inyamasheke ntiduhurire ingoma kuko sindi umuyobozi sindi umuturage wawe inyamasheke nawe nturi ku butaka bwawe bw'inyamasheke turahurira ingoma twabajyama duriye ku cyokezo turya akaburushete tugenda ahubwo oya ya black side turya akaburushete tutategereje ko gashya twinjira mu cyokezo turisha intoki kandi twirwa tubwira abantu gukaraba urabyumva kandi nihaca n'ikiremwa cyiza gifite amabumbire turebeho twembi nibiyo ngombwa tubipfe mwakoze cyane mwakoze pe sawa soreja